Zosi New Curry TV, a treat for the eyes. ntabwo bibaho ntabwo habaho urumva ahantu hari abantu hahora ibyishimo n'akababaro n'utubazo n'ibindi byose njye ntabwo nifuza paradiso ariko amahoro ndi kuvuga nkeneye umugabo uzaza afite stress cyangwa nanjye nzifite ninze ngo nshake ngo uhite unsoma usome ibindi ani nabyo babwira muri bredo shawereka umugabo yatangiye ngo ugomba kugeramo inkweto ushobora gusanga oya ariko se ndazi kuvaniramo ngo uteke ntabwo ibyo bintu ntabwo nzajya kubyibuka sabe kandi sinshaka kuguha ibintu ntazakomeza kuguha ahubwo ni ngute ngewe ngomba kumenya ko umugabo urumva ntekereza ko mu mibanire y'abantu hari uburyo baba baziranyemo hari uburyo umugabo yinjiye mu rugo hari uburyo wamubonyemo hari uburyo ugomba kumuganiriza hari n'uburyo ugomba kumugabanyiriza izo stress kandi mutagiye mu buriri yego kuko uburiri ntabwo aribwo bwubaka urugo gusa yego byanze se wamuta kandi warasezeranye nawe kumukunda mu bibi no mu byiza arwaye ari muzima ntabwo urugo amahoro mba mvuga n'igihe hari ibibazo twicare tuganire ko sinkunda impaka sinkunda umuntu ujya impaka ngo mvuze iki urashaka kuntsinda kuko nyine tutari kubyumvikana ntabwo ari umunyakuri turi mu muryango ntabwo muri amakipe ahanganye ntabwo turi mu amakipe ahanganye turi ikipe imwe igomba kureba ahantu yatsinzwe igakosora kongeramo imbaraga so rero njyewe umugabo nshaka ni umugabo nyine umbonamo icyizere akabona ko nyine namubera mama w'abana ashobora no kuba atakibona reka ngukore bredo shawo icyizere ashobora kutakibona uzi se buri ikintu nabonye Rutayisera yarakigishije ikintu cyubaka urugo gikomeye ni communication ikiganiro nibyo bintu bibiri gusa communication n'ikiganiro numva bita donc ni communication nabyo wiga kuganira societe tuzigira ngo itere imbere communication ibi ariha uzareba ibihugu byateye imbere ikintu bita communication kiba kihuta wari ko se ubuzima bwose communication ize imbere sesa nukuvuga ngo mu rugo ntabwo umugabo ngakeneye kukubonamo ngo anyumve ngo ngire gute ngo akabaro kanje kumve oye ashobora no kutakumva kubera iki nawe tempa yazamutse yiriwe mu bibazo gusa donc A na B na C na D yagerageje uwo munsi nta na kimwe cyakunze sasa mu rugo ni refuge nibwo buhungiro niho ahantu aruhukireje akazongera akajya kugerageza ntabwo rero akeneye kujya mu rugo akumva kubera ko nawe amashanyarazi byivanze ahubwo akeneye ko wowe nawe mwakominitse sheri ibi ngibi nabikoze byanze nawe wamubwiye none se na runaka wamubaje amafaranga byakomeje kwanga yego deje communication irahari aragera mu rugo mubizi neza ko byanze kandi mugikundana urumva ibyo nabivuze ngo kumbonamo icyizere ni imbere y'urugo imbere y'urugo kumbonamo ko nyine ndi uwo